Ashari nawe. Murabona gasanga. Ni meza. Sha nari bitu ubu ngubu ndi gukora ikintu cyitwa urukundo. Cyangwa ngira mu rugo n'ibyamu Rwanda. Ndagiye. Biravuga. Cengo wa mushore wawe yagukoreye umuti warabyaye se mwana? Reka tujyane shaka. Masi nabyara niriya mugabo. Sharon, no! Inda Cyangwa dufitemo abagamba. Umugabo nzavuga iki? Ngo bacunge bari abakobwa. Yabarashibutse, babuza abakobwa. Kuki? N'uwo muri twabaye savingi. Rege ngo banteshe. Sibyo Glory? Kandi muzi ubuhanga zikizaje. Nubwo bitoroshye ngomba kubikora. Yene mu biro byanjye mbere. Singalaba. Witeka Imana nyeretse mufite ikigeragezo ariko ngo urukundo rwa ubutaba kujyanye wowe ugaruka ngira ngo waragize kaza mamagara ndetse Ukabwa amafaranga menshi cyane ukava no muri aka kazi. So. Jewe ntabwo ntabwo. Ntazajya umuntu yimenya ko resa ubwenge bwinshi mu bushobozi. Mana nuhe muti wavugutira urubyiruko rw'ubu rugahinduka ntabwo uramenya ngo Kristo zindukira kaneza Nawe ko wize amategeko nawe umugabo bizakubaho. Ntagiye agiye sha nanjye reka nikorere umuti. Wa pasiteri yageze umva barira ndimo guhimbaza igusha nanjye ndi hafi kuhagera. Ciao. So nta kintu bagira. Noneho barampangahera ndabona emoji y'icyumweru kabisa. Ndabona emoji y'icyumweru. Chris kunyikanze nta moko Nikantu ki se byari umutima ndwaye. Ubu rise ko muri ko rugiye ukagarutse fone amahoro. Chris nibagirira yanjye. Ako se Chris ko mufite ubwikeko mwari kinakoze. Ubwikeko se kwiki? Cyewe muri iki se ubundi? Chris wimbeshye. Tuni mfite mu gikoto byawe. Reka sha nta kintu mfite. Chris wimbeshye. Nta kintu mfite. Chris tuye kintu mfite mu gikoto byawe. Nta kintu mfite ariko. Chris nta soni. Ugeze no gufata ibyo tuba twahashye duteka ukabigena kugusha kujya ku ndabona y'impugi. Chris iyo discipline ntimbyo ikwiye. Ariko undi kuki ugira amagambo menshi? Wagereka mu raporo. Kuki ukunda kuyoba? Chris ushatse akisubiraho. Kuko imyitwarire ufite nta gahanga kwabo muri gande bayigutoje. Sibyo? Ntuzongere. Iki ngicyo tugomba kugisasu. Ni umfunga mutwe bwawe. Kigize akayobozi muri uru rugo ukambuza kurasa bolo ukagira ngo niko kabiha agacucu gusa. Ako shabuletse.
uretse sharaka nigendera. ujye ugabanya Ukuntu mu kigo basigaye bakwemera. Basigaye bakwita misi. ariko kuba cyane Navuga ati ngo naterese ngo umusista w'iki mu kibya danje. Ariko ntabwo ushyira amakenga. Ngo nawe utundi duhungu tuba dushaka kutwiyegereza. ariko sibyo Shisho mbizi ku namwe. Uzi kunanya ngukunda cyane. Ndakwemera cyane. Je rwose no mu rugo barabizi. Ariko twarigenje ama nakuru inshuro nyinshi cyane bitewe n'ukuntu ufite imisatsi yawe imeze neza mbese ntacyo uziko muri iki gihugu cy'Imana ariko mu kigo birirwa bakuvuga ngo uri misi birirwa kuba cyane ko tuzabana ibi ni ibiki toka shetani mu izina rya Yesu basimbashe niko mwabana muvuye kwiga aho mutatashe ngo mujye mu masomo yanyu muyasubiremo mufashe n'ababyeyi mwaje imbere y'igipangu cyane aha niyo ndiri y'abataye umuco ngo nyumvira ngo ndiri y'abataye umuco abataye umuco ni bani shapasi ubwo urabona uburyo dusanze hari ikimenyetso wakerekana kigaragaza yuko twataye umuco cyangwa ahubwo wasize ikimenyetso cya mbere muvuye ku mashuri yanyu aho mutagiye mu rugo muje ahangaha aho batabareba muriherereye muraje guhaza ibyifuzo by'irari ryanyu murimo murasoma muri kunyumva urabizi icyo nkuriye kubafasha mupfukame mbasengere ngo iki mupfukame basengere ngo iki unsengera njyewe unsengera cyerekana arayobye urumva ubwo rero naje uhereye ko uteka imitwe kugira ngo ubone abayoboke mu rusengero rwawe njyewe pasiteri Nyamuryake ngo nteke imitwe njyewe pasiteri Nyamuryake oya none uteka amaguru sheri sinakubwiye abantu nk'aba ngaba ntabwo babazi ibyo barimo wowe mukobwa wowe ndabona ukiri muto wumva mbonye uyu muhungu agiye kuzagutera inda kandi namara kugutera inda uzayiruhana niko Uwiteka mbwiye sheri tugende tumureke sinakubwiye abantu nk'aba ngaba nabe sikoro nginda sekonde muzibereye ahubwo reka tumwemere wasoje pasi wasoje ntabwo uzi ibyo urimo ari wowe wasoje kwerekwa reka twiteze ase mana yanjye koko mana nuwuhe muti wavugutira urubyiruko rw'ubu rugahinduka mana koko tabara urubyiruko dore rwiyahuye mu biyobyabwenge rwataye umuco rugarure mu muco nyarwanda izina rya Yesu gisigaye cyarigize ko buri gihe ko ngihamagara bakanyereka yuko ari line bize si uyu mukobwa ko kari agahungu basigaye bakundana muri ino minsi ngomba guhangana nako bite Sweety amakuru y'iminsi se ko wanyanze Sweety ngenda isukari n'undi munsi muzenga basi nyemerera mwisabira akantu gato kandi katagoye akantu nsaba wowe akantu kameze neza sanga hano ku kabari ka Karagisi Club dusangire basi bwa nyuma Okay, sawa ndagutegereje mu minota mike. ni mukigani hano koko gato
Mana wihangana koko ni wowe wangiza urubyiruko rw'inaha ngaha urujye mu biyobyabwenge nta soni uretse gato ariko Imana irihangana ko nkawe sha ungana gutyo niko sha ni wowe wangiza urubyiruko rw'inaha ngaha ukarwica nabi urujye mu biyobyabwenge. Ubuyobozi bwose mu mbabarire ntabwo nanjye hari umuntu arindi kintu. Apfunga se wavuga iki? Hari isoni. Ese uri cyo gikapu kiri mu gifunguro? Yavuga. Ni ibintu biri mu gikapu. Umva. Fungura we. Murabona? Abaturage murabona? Byari cyagisango. Ntaye hada. Ni ibintu abafite. Mu mbabarire rwose nawe n'umuntu arindi kintu. Rwose ntabwo ari ngiye wikorera mu mbabarire. Ziba! Mbwa! Ahubwo mufite se n'ubwanze bamufata. Bana b'iwacu yarabamaze rwose. Bamuba umucyagize Uramuzi se? turamuzi yirirwa mwana muri karitsiye ntabwo ari ubwa mbere bamufasha ni igisambo cy'ingufu ahubwo muhamagare kuri polisi. Ya papa kumbe shabuye uri n'umujura sha ye sha ndumiwe wibe numara kwiba ucuruze n'urumogi koko ibyo kuba igisambo barambeshye nonse barakubeshya abaturage mupiki ubwo ni rubanda ejo ntabwo bagufatiye hano iyo si inshuro ya kabiri bagufata Mukanya n'abandi batwereka urumva mukanya kandi batwereka urumva abantu nk'aba rwose bangiza igihugu aba nibo tudashaka mwese nta n'umwe dusize inyuma kandi ntabwo biza tuzabura tubafunge nta n'umwe tuzasiga dore rimwe mutwangiriza urubyiruko rwacu mugatuma rubura ubwenge mu badufatiye rwose dore uyu nguyu ntabwo ari ubwa mbere bamufatiye muri Rusizi. Okay. Nari nahamagaye kuri polisi ndabona ahubwo baje. Muraho neza fande? Amakuru y'umutekano Ni meza. Nkuko twari twabahamagaye yego nige muyobozi w'umutekano twabahamagaye tubamenyesha ko twafashe umucuruzi w'ibiyobyabwenge. usanzwe dukora neza wenda bibona ukunda kuduha amakuru ku gihe Nibyo rwose. ari hehe wamusanze Ari hariya ari kumwe n'inkeragutabara. ntibishoboka buri munsi duhora turwanya ibiyobyabwenge ariko wowe ukanguka bizana hano mu gihugu cyacu niko sha bakwitana si wowe mbaza bakwitana afande banyita Joshua niwe mpora numva Joshua hanze aha ngaha abana birirwa bakuririmba urangiza urubyiruko uruha ibiyobyabwenge bimogi ubu bivana he ni ukumva barafande ndakubaza ushobora kumbwira abandi bantu mukorana muri ako kazi afande nta muntu dukorana muri aka kazi afite ibiki hano muri park urumogi rungana gutya ni rugenda nani ntibishoboka ugomba kuduha amakuru y'abandi bantu mukorana bitari ibyo urava kuri sitasiyo sinzi uko biri bugende mujye kuremo inkweto kuramo Provi ya chambika amapingu ni mumfunge
twaka tuzanisha mumbara umujyana kandi mwamba bari jyana ndacyari yogoje yewe ibintu cyakoraga man yego umuhungu tubize muri ariko usubira mu jama dore asibijyanga aho kuza amatozi batuzijyana ahubwo tuzijyana izo nazo kujyana mu akazi yashira nta kundi nyine sesha bazane oranje ufite oranje nanjye nzanira agasikoro none se waramuhamagariye amahoro none Frank wamuhamagariye amahoro ariko igihe cyose nahereye mubwira yuko ngukunda tudashaka kumva nakora buri kimwe cyose ushaka ariko tugakunda njyewe nawe dukundana Frank urukundo wamubwira kandi si cyo kumenya nzaba kandi kumva ko ndamura buri se ufite nda soko na Rex mwese uwo musore umbwira mwakundanye imbere afite amafaranga Frank amafaranga se yubaka ntabwo ari yajya mbere ubaka umutima n'urukundo ubona kunze niyemeje kuza abantu muri bino mutima sinzi impamvu rero ukomeje kwacuruza urukundo Frank niba nguhamagaye aha ngaha ariko Herodi umenye yuko aho amafaranga atari urugo rurasenyuka kuko ntabwo wakicwa n'inzara kandi ubona wakugaburira ufite amafaranga nk'aya Frank sinzi impamvu ukomeje kwacuruza sinigeze nkukubura kuko nakunze ni uwo nguwo niyemeje kuza abantu muri sinzi impamvu ukomeje ariko Herodi uriya musore ni iki yaguhaye iki yaguhaye njyewe nafite nakora buri kimwe cyose wifuza nagutambagiza mu mahanga nakubagiza ibihe byahise ndababwira n'undi munsi uranyuma nimba ari ikindi cyoramagana n'undi munsi nkuze sindi umukobwa kuza ahangaha kugira ngo mbwira amateshwa uranyumva n'undi munsi Herodi siriyasi uragiye n'iyi fanta imazemo akuzi ko uri umusuzuguro iyi fata iguze kujya kundi ufatirana uribeshye cyane bikuri kuyinywera nawe ntiwayikwiye ariko kiriya gikorwa ko mbona gifunze mu mutwe nzagikorera iki ariko ngomba kubanza nikiza ko ari agasore ngo mirusibe ibindi byose nzaba mbirangije kanze bazambona Akushere wamba wari ukambwira koko ubu ibintu bimeze bite Ese nkura mu ndabizira ubudari kuri ndagukunda ahubwo ikibazo mwese kutari kumbwira nkabona urimo urarira uzi urabona turakugenza gute ubuse turavuma muri ibi ngibi ko mukunzi
nanjye ndagukunda urabizi ariko numva ndashaka kuzakubura umva bye rwose umva mbabarira umbwire basi akira akantu hano mbabarira nese ubu urabona tuguma muri nese ko nkubaza ikibazo ntumbwire ubu urabona tuguma muri bwa basi mbabarira umbwire nese ikibazo ni iki ikibazo mfite urabizi ko hari umusore umaze iminsi unesha umutwe ashaka ko dukundana amuzi nyine waramumbwira ariko bitewe n'ukuntu aba areba n'ukuntu aba avuga mba mbona nshobora kuzakugirira yewe rwose umva ntibigutere basi ihangane sibyo ihangane mbwira nese ubu icyo kintu koko nicyo cyaguteye ikibazo ubu icyo kintu koko nicyo cyaguteye ikibazo byoroshye ihangane n'ukuri nta kibazo ngaho ihangane wambwira neza mwese byagenze bite ndebye ukuntu aba avuga n'ukuntu aba areba ko nkeka ko ashobora kuzakugirira nawe ase utuvugishije ukuri icyo nicyo kintu koko cyaguteye ubwoba bwayihangane mbwira n'ukuri ihangane pe basi mbwira nese ikibazo ni ikihe ngambwira n'ukuri urareba yamvugisha ukuntu aba avuga n'ukuntu mba mbona areba mba nkeka ko ashobora kuzakugirira nawe umva ibyo bigutera ubwoba sibyo sheri ihangane n'ukuri ibyo bintu ni ukuri ntibigutera ubwoba pe umva nta kintu azagutwara kandi uzabibona pe gusa icyo kintu koko nicyo wampamagariye koko igihe wampamagariye umva ihangane n'ukuri ngaho reka kurira umubwire neza sibyo numva ko ushobora kuzamumara nanjye uramunga kiriho n'ukuri umva humura basi ihangane sibyo ihangane ariko reka mubwize ukuri sibyo mbabarira n'ukuri icyo kintu ntibyongere kuguhangayikisha nta kintu azagutwara nta n'ikintu azatugira ni ukuri ihangane urabyizera ni ukuri pe gusa singwa umva ntugire ikibazo rwose ihangane ni ukuri ngaho ihangane urakoze umva basi tuve nangaha hatagira n'umuntu usanga uri no kurira ungana utyo koko ntugire n'ikibazo ariko papa kuri mwareba kuri saa cyane ngo ntugiye kongera kugenda mu kazi papa rwose ntugende ujye turagukumbura cyane rwose ntugende umara mwana wanjye ahubwo se nongere mbabaza kugeza n'izi saha ashobora ntabwo arataha ariko papa Sharon ni kweli ubwo kuko urabona Sharon ari umwana wo kuguhangayikisha tumenya ko amaze gukura niworera ahazira araza uramubona uvuze ngo iki ariko mu masharo urumva ukuntu umumuvugira usa nkaho ntacyo bikubwira ubu izi saha saa 12 atarataha ubu wambwira ko aba akiri hepfo ye kandi maze kubona ko ariwe ubigiramo uruhare reka ndarengana samwibarize nibwo burafite umwana amaze kunanira neza rwose amaze kunanira izi saha saa 12 atarataha ukambwira ngo nta kintu uba ubiziho nka mama we ni gute ariko haracyari kare saa 12 ntibirarenga cyane ariko papa Sharon nawe papa wiri mbere yuko nsubiza uvuga byinshi bamusobanura uvuye he none njyewe wese wowe nyine none hari undi uhetse cyane kubaza musaza wawe papa ku ishuri hari umwana twigana wari urwaye kari kagiye gusura kuki utabivuze mu gitondo mbere yo kujya ku ishuri kuki utasize urwo rutonde wigeze ubimenyesha nyoko ngo amenye aho ugiye kuva ubu ngubu ugomba kuzajya ugira ahantu ujya ukabanza ugasiga ubivuze wava ku ishuri ukabanza ukagera mu rugo mbere yo kugira ahandi hantu ujya waba ufite izindi gahunda zawe ushaka kujyamo ukabanza ukabitumenyesha tukamenya n'ibyo ugiyemo turumvikana ngaho ujya mu cyumba ujya no kureka imyenda y'ishuri urakoze papa
bite ko mwamamagariye ngo nze hano icyo nshakira ni wa musore njye nitwa Frank ndi umuhungu wa Major nakunze uriya mukobwa usigaye utereta sha none waramuntwaye ndagira ngo umundekere bitabayemo rwaserera wowe iki none se reka nkubaze uriya mukobwa njyewe nzi naho mwahuriye ibyo ngibyo ntago bindeba icyo nzi cyo nuko mukunda umva wa musore mundekere niba ngombwa ndanakwishyura ngira amafaranga ukeneye yose yari mwishyura umundekere ngenye bitwajemo rwaserera uzabaze urukundo ntago rujya rugurishwa amafaranga ese ubundi reka nkubaze ubundi muri iki gihugu cyose cy'u Rwanda ubundi wabuze undi mukobwa wakunda umva icyo nakubwira turekera amahoro yacu ubundi hari icyo tugutwaye umva wa musore ese ubundi uratuza ngewe uranze nge ndi umwana wa Fande santere yose baraniye sinzi ukuntu wowe uninyuka umva ibyo ngibyo rwose byibagirwa nushaka uburu wande icyo ndeba si icyo ngicyo icyo nzi cyo uriya mukobwa ubundi arankunda nanjye nkaba mukunda nese ikibazo ubundi ufite ni iki umva wa musore inama nakugira niko Elodie wamugendera kure bitabaye ngo ibyo ngibyo n'imbundi zaza reka none ngiye mubwiza ukuri wa musore uri kumva none nushaka uzakora icyo ushaka nta nubwo bamfite uri kumva shaka n'abandi bazakumva ayiwe ariko bro kejo natashye nasanga papa mu mutwe yivanze byicanze akantu kakajya gute cyose cyafotana ariko Sharon we ntabwo ubizi Dadi bamaze bahangayikishwa n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge n'urubyiruko inda zitateganya urumva niyo mpamvu baduhangayikiye cyane kandi nawe uburyo usiga witwara byonyine biteye ubwoba akabajya bitwara neza ariko reka nkubwire bro waruze n'ikindi aho maje kugera ahangaha ntabwo ari ngo ko papa mpangayikira reka nanjye ndakuze reka bayikopuritse cyane ibibazo byabaye ibibazo none ariko nyamara hatsaga mu bantu za dati ibintu bavuga nibyo ntushingiye avuga ko ari byo nibyo ntabwo ari mu rugero urumva reba nka Louise ejo bundi niyo yaba umusazi kubera ibiyobyabwenge si umusazi uri aho ngaho yitonde nk'urundi rugero ndetse gushinga urubanza urundi rugero ni diferenti abakobwa mwagendanaga mwigana yari umurokore twese twemeraga cyane nta muntu ubizi ndabizi mwajyanaga gusenga cyane gusa ntiyatwaye inda y'indaro ejo bundi ariko bro reka nkubaze yitonde sinarago ntabwo ndarangiza naca mu ijambo Sonia ntasigaye ari indaya umuntu abizi ubu se inshuti nzi umusigaranye n'igihe ariko se bro reka nkubaze muri ibyo byose uvuze indaya gutwara inda igihe na kimwe ari wambonamo wakoze ukunsetsa none se uzagenda ko watwitana n'ubu byakugeza oya njye ntirwo byanafata ugomba kubyirinda mbere yuko bikugeraho urumva rero niyo mpamvu byahangayikishije papa ukabona n'akazi aribwa azahita agakora neza atambonye kuri uno ariko nyamara Sharon shiti wanjye wagiye witwara neza nk'ejo ubundi waramubeshye ngo wagiye mu gusana abantu kandi ntabwo wagiye mu kiriyo
abagiye mu bindi bintu gusa simbizi ariko bro wajya ureka kugira amagambo kabiri kangahe kugira ngo ujye ubikisha amabanga yawe kugira amagambo ujye ureka kugira amagambo ngo nta magambo njyewe ngira ubu se uyu mubwira ko zari ku gatatu bagiye kugira ku maso mu kabari ka Budayisiyana nyari mu kwifata akubundi uzatobora ubivuge noneho uzamenya icyo Sharon n'icyo ari cyo uri kumva ntabyo gutobora ahubwo wowe ufata neza ko mubikiye mu magambo menshi ko ntubimenye ubareka mwihorera ahubwo wenda nsubaze ibyo ushatse wajya wumva impanuro za data se gushinga ijosi gusa bro nawe rwose reka nze n'ibintu byawe nk'ibyo bintu uhora uterura ko njye nawe icyo uba nacyo kugezana n'isaha ndebera mbese sisita ntabyo uzi mba ni muri tizi ndashaka kuzaganguza nkazagira ikibuko kingana n'icya komanda n'ibituza bingana nk'ibyara mbega imbaraga zingana nk'iza samusoni kuburyo nzajya nce ku mihanda abantu bakava mu nzira hanyuma se izo mbaraga urashaka kuzazikwitisha umva nshaka no muri karitsiye bose bazajya bantinda bakanyuraho nk'uko uba umwana mbega nkajya mvuga rikijyana hanyuma se icyo kintu uterura nicyo kizatuma ukubita abantu bose ako ni akazi buri ese wagize ngo ibyo si akazi guterura nabyo ni akazi sha nabyo ni akazi rwose ubu si igihe waterure winjiza angahe cyangwa kuri muri umusaruro ubwo rero uranzanye uje kumbangama ntara siteresi ndakwiyama mvayishe ngo maze niterure icyuma alo wi bite rusi shamva ndagukumbuye n'ukuri kw'Imana ntabwo ushobora kubyumva ko wanyanduye uranshaka ndaje iminota ibiri hanyuma se ariko nkaza mukobwa ni ukuvuga ko ugiye kujyaho akamaro kawe ari akahe ni akamera Chris ugeze nawe uturane amagambo nanjye ushinzwe kumenya aho ngiye ubwo usumva ibyo ngiyemo n'ibyo ngibyo urimo numva bifite umumaro ari uwo ntuzongere ndi rwose ukamenya akabi gusa ikisi urankanga se wantwara ikisi ariko Sharon ibyo ni ibiki mwamurishije nta mwabuze izindi shene nzima mushobora gushyiramo zerekana ibintu bizima biri mu muco w'iwanyu nako reka nze mbyizihirize ariko papa Sharon nawe none se biriya bigutwaye iki twajya ureka abana bakirebera ngo iki ariko mu masharo ni wowe gutoza abana kutagira umuco w'iwabo nk'aho wabigishije ngo bereke ingaruka zo kwigana imico y'abanyamahanga ahubwo uri kuyibatoza
murashaka kuba nk'abazungu niko Sharon urashaka kuba nka Rihanna cyangwa Nicki Minaj ariko ubundi papa hari ikintu bitwaye kubireba biriya kuri Rihanna ka Nicki Minaj ukareba iki ndetse ko nta kibazo kirimo bariye tubarebye nge ni inspiration yanjye kandi n'abarore model banjye n'ampamvu yo kumbuza kureba ibyo nshaka kandi nishimye ngo iki ntasoni ariko madam urumva ibintu maze kwigisha umukobwa wawe umva papa Sharon jya umenya ko uyu mukobwa amaze gukura uzajya umureka yisanzure nk'uko abishaka umva Sharon umukobwa wanjye ntabwo mubujije kureba abo bahanzi ariko ntukite ku buzima bwabo urakoze papa umva mwana wanjye uzajya wirebera none se so azaho iterambere rigeze ntabwo aba bize abaririye mu kazi yarushye nk'umuntu papa ntazabahari sinzajya mbireba nzajya nafate amashuri yanjye mbireberemo mwebwe mujye mwicamura ibyo mushaka kureba wenda kwiye kujya wirebera isose ntazi iyo biva iyo bijya Sharon mwana wanjye iyo miziki n'abo bahanzi simbujije kubireba pe ngabanyumvira nk'ubu ngubu umwana ari kurira muricaye muri mu miziki muri kureba bambaye ubusa hariya gusa ariko pashani ntabwo usa umwana ari kumwe n'umukozi hari ikibazo gihari koko ibyo bintu wari ushyigikiramo umukobwa wawe rero nibyo ntumva kuko ntabwo ari ukurira ariko pashani ujya ureka umwana yishyire yizana hano iwabo mwese ni gute nyatareba hano ibimushimishije azabireba hanze dore nibyo mbavuga umva Sharon mwana wanjye karame papa gukunda abahanzi no kwigana imico yabo ni ibintu bitandukanye sibyo yego bakunde ugire indero ariko wite no ku muco w'iwanyu nk'umunyarwandakazi sibyo utegura kuzubaka u Rwanda rw'ejo hazaza rwiza nibigane abanyamahanga ukajya kwambara ubusa ukajya tubyinira ukajya hehe ibyo ngibyo ntabwo bizakugira ugomba kuburira sibyo kandi mbona imico yawe nsigaye nyikemanga mw'iyi minsi sinzi ukuntu usigaye imeze urajya ku ishuri ugataha amajoro ngaho uragiye ngo usabye uruhushya ukaza saa 5 z'ijoro ibyo ni ibiki wadukanye muri ubu ariko papa nta kibazo gihari pe kanigiye ku kazi sawa kazi ariko ibintu byanyu bizasubirwamo ndabona bitoroshye akazi keza mbabarira rwose ibintu bya polisi mbabarira rwose byihorere kuko yabyihorere rwose byihorere rwose ntabwo urakoma ahubwo yewe uramungu ese ubundi reka nkubaze kumva ngewe mbabarira rwose ibintu bya polisi byihorere rwose cyane kubera icyo utari gushaka gutanga ikirego uramukome bakamufata yewe bya polisi byihorere ahubwo reka nkubaze ubundi uramungu nuwahehe cyane mu by'ukuri ntabwo muzi pe ariko ikigaragara cyo ubona ni umusore ushobora guturuka mu miryango ikize ariko namubonye ari kumwe n'igikundi cy'abasore barankubita bura ubuse ntabwo urabakunda abandi cyane ntabwo mwigeze mukunda sinzi impamvu akomeje kugenda aho bigeze ahindura iyo mibabaro ngwanizeze bite byanyu mwarungano amakuru yanyu ko mbona musa nkaho muri mu kigeragezo utese pasta uko turi kuganira nta kibazo oya muri mu kigeragezo sindilaba witeka imana nyeretse mufite ikigeragezo ariko ngo urukundo rwanyu rusize amavuta y'umugisha amen niyo mpamvu mukwiriye kwihangana mugasenga mugakomera mushikana kuko ibyo muzanyuramo byose muzabitsinda amen pasiteri abikuye hehe mba ibyo ngibyo tubyihorere rwose ahubwo kanahe sheri reka dutahe njye kukureba ukuntu nakugenza ni ukuri ndi kubona ibintu bikomeye ariko njye birantunga navunaguritse ahantu hose sura pasiteri ariko amaye utizera mu amen
musaza ntabwo nawe ukagufata ku kintu bad siko numva mise ngaruka ku yindi simari nanjye wakintu ubu ndumva twarutse mu mubumbe wa horo mva ngeze mu isi abasirimu kabisa ariko busaza siragera na polisi bari baturabujije usiko wa mujingo ni Joshua bari bamuteye sheri bad nabibonye musaza ariko nawe wasitu tuzajya tumugemurira gusa bino zongera kujya tugemura bure ku mujo wacu polisi yamwiyongoje abantu kugira tugahindura iseta aho twamubura ba ahubwo wakirereka mubwire ikise bad ari ibindi biboro nabonye bacuruza izindi boro bazita transizos kagira urubare sirazijyana firigi bad nabyo uzi wakintu uziriye nta kimutima gushinza man na sister niwe akongera kubuza guterura boro mu rugo rahira bad bobo no kujya kuzireba yogere tu ego wakintu ubutaho nzakuzanira rero uzazane bad turebe Kirurisi bad please kibagiye nagusa ugiye kure bigeze warumwe kibagiye nagusa ugiye kure bigeze warumwe amakuru Mr. Mwana amakuru bisa beza ati ara mami ibyo bigendo rwose birakomeye cyane Daddy ukuri Shaka nageze urugendo rurerure cyane wamwana mwanza niki twakuzana ibintu byinshi ma ukano mbesi ukano automatique na mko kwa nakunda ababyeyi rwose twagezemo naho derati n'ukuri ndishimye cyane kuba warasigaye ku rugo ukarucunga neza n'ukuri by'agaciro ke ntabwo se nahise mwana iyi ni filime uri kureba none Daddy nari ndi kureba maze filime bita umuvandimwe gito kirababaje umuvandimwe gito mama yamenye ubwenge ahubwo se Chris ari mama Chris rwose ntabwo ugipfa kumubona mu rugo asigaye yirwa agenda ntabwo ugipfa kumubona mu rugo nanjye uhura kumubona mu rugo cyangwa se muri za bintu zombi mama nawe uzabyibonera Chris yarahindutse asigaye agenda yambaye ipantaro akagira musiki noneho ngo yabaye muri star akagenda ageze gutya ngo muri star mwari mwaje mfite tudare nuko nyine kose ntajya agera muri uru rugo yarirwa yambaye nyine iyo myenda gutyo ntabwo nyumva ibyo ngibyo abana b'iki gihe bose niko babaye ntabwo uzi nkiva mu Rwanda ngikora muri rwa ruganda rwanjye haje umusore kunsaba akazi ariko urebye ukuntu yari yambaye niwe uri yasaga ntabwo nari kumuha akazi mu Rwanda umva yaraje yari yambaye igishati yakidegashe noneho ipantaro yari yambaye yarageze mu mavi mwagira ngo yari yayitumyemo gusa ariko
rwose ntabwo nabashaka kuba namuha akazi yari ameze nabi cyane reka mwana wanjye burya umuntu niwe agaciro ahubwo se atangira ataha saa tanu saa munani asanga ntaryamye nimwumve ngo akaza anuka inzoga ariko uriya mwana amaze kunanira ndetse ndabaye n'igihe muza gusenga si wowe ujya urumuburanira imico afite ashobora kuba ari kuyikura kuri nyina sigara uganira na mama wanjye ndananiwe reka nduga gato ariko igihe ari butahire turaburana sasa nagakunze nzanye akawe Igo uri umukobwa mwiza ego icyo uzakomereza uzamuze sinema indabo nzabarekesha ariko papa njye hari ikibazo maze iminsi nibaza kikanshanga kuki ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko cyateye intera ndende no kubera iki nk'ubu nk'ejo bundi naciye ku bahungu babiri nkivire ku ishuri mbona ahantu mu gashyamba ndahengereza mbona n'abasore bagera muri 3 cyangwa bangahe sinibuka umubare neza ariko nabonaga bari kumwe ibiyobyabwenge papa byarambabaje birambabaza nahise ngira ikikango mbona ko ari ibintu bidasanzwe birambabaza cyane noneho ikibabaje n'indi basigaye bahekenye byitwa ngo ni 36 season papa icyo kiyobyabwenge birakizi mwana wanjye Sharon birashimishije cyane kuba numva uburyo bivuga urasa nkaho utabishyigikiye komerezaho sibyo ibiyobyabwenge hanze aha bimaze kwangiza urubyiruko bimaze kubicurika ubwenge uburere twabutoje imico tubonana ikomeza sibyo mwana wanjye nibyo dawe ntugire ubwoba ariko kugira ngo bicike birasaba uruhare rwanyu nk'urubyiruko namwe aho mubibonye mukabirwanya bagenzi banyu muzi ko babikoresha mukabagira inama ikindi mukagerageza kubwira inzego zibishinzwe zikabikurikirana twebwe nka polisi uruhare rwacu ni ugufata ababicuruza tukabashyikiriza ubutabera urumva mwana wawe ndabyumva dawe none se akandi kabazo kamwe iyo mufashe ababinywa bo mubakorera iki murabareka bakagenda gusa oya tubajyana mu bigo ngororamuco ariko dawe mugenzuye neza mwasanga muri uno mudugudu wacu hari ababyeyi bafite abana babananiye ibirara bamwe ibiyobyabwenge abandi batwaye inda z'indaro b'abakobwa n'ejo nimwumvishije amakuru kuri radiyo numva ni ibintu by'abakobwa batwaye inda z'indaro zitateganyijwe numva nabyo ni ibintu by'ibibazo cyane kandi byugarije urubyiruko runini hafi ya hose ubu urumva ko rero ni ikibazo gikomeye mugenzi mwasanga hari abantu koko hari ababyeyi bafite abo bana muzabikore rwose kuko polisi ifite akazi gatoroshye ko gushyira urubyiruko ku murongo mama wasoje nkagenda ko isaha zigiye kumfata bro umeze ute mama wabisoje mwigendera ko amasaha yamfashe ngo bisoze ibiki ariko mu masharo iyi mvugo umukobwa wasigaye avuga ni bwoko ki ariko mu masharo ni nawe koko ubuse koko hari abantu agiye gufasha hari umwana bigana wagize ikibazo rero yari yansabye ko ndi bumuhe udufaranga two kwifashisha ubwo nibyo yarimo kumbwira we namubyumva niko Sharon papa waba ugiye nihe nsobanurira neza papa umwana twigana afite ikibazo kandi twebwe nk'abanyeshuri twiganye tumukora fundraising twagize tukamufasha rero nawe tugiye gusura ararwaye okay niba ibyo uvuze ari ukuri koko ni ukuri papa ni byiza niba ari byo nk'uko ubivuze ngaho ugenda mu cyumba ukaba dufate 30
uze kwibuka gutakara. Wa papa urakoze. Reka nze nyarebe. Wanguke mwana wanjye. Yego. Ariko papa Sharon, umaze hano umwanya ungana gutya utegereje Sharon ikataha? Erega Sharon ni umukobwa mukuru, urumva nta mpamvu yo kujya umucungacunga nk'umwana w'uruhinja. Mutegereza azi ubwenge araza kuza nta kibazo. Ariko mama Sharon, ndashaka kubaza ikibazo kimwe kandi usubiza. Mbaza ndagusubiza. Ni ukubera iki buri gihe Sharon iyo ngerageje kumucyaha mu mafuta akora yose buri gihe umwitambikira ushaka kumuburana? Ni ukubera iki? Subiza. Nta kindi kibazo gihari. Sharon ni uko nzi neza ko ari umwana mukuru azi ubwenge. Urani kandi Sharon ngiye muzi imico myiza, ntabwo yajya mu bintu byo kumugayisha. Ndamwizeye nka nyina wamubyaye, nta kibazo afite. Kandi wa mugore we
icyo uzanzanira muri urugo we n'umukobwa wawe nzagifatisha ibiganza byombi njyewe kanegere kuryama ejo ni akazi genda uryame ntukajya wirirwa ucungacunga umukobwa w'inkumi nk'aho ari umwana w'uruhinja ariko abagabo bo babaye bate none se banyita Justin uyu nawe yitwa Sharon ndakeka twese twiga mu kigo kimwe nemba ntibeshye ndabazi ndadura ku ishuri tugendeye muri pariki twiga ku kigo kimwe ndakeka uramuzi okay ikibazo twumvise cyane bisi ibi ni ibyo tuba dushaka ibi bintu bimeze neza uyu munsi ni wowe utahari ntihagire ukuza ariko abantu bo muri aka kabari nta kinyabupfura bagira tunigendereje uyu munsi turatahana uranyura hehe hano hapfa ni ibingibi ubwo tubaye kuri iyi minsi tuzagenda gutya twitwaje agacupa n'imiheha mu kanwa nitugera mu ijoro tuhashinga akabare ariko iki gihe abasore bagatinyuka bagakinga bakaryama umuntu nkanjye konga kuri sinarata reka nzongere nkomanga nibatinda gukingwa ndarumena njye singwa nabi Chris singwa nabi ngenda rumena arukuraho njye Chris nta mishyongira yenda rumena rwose Chris nasa